Yes, Karegeya Omar Pano twongeye kubana namwe tubifuriza ibihe byiza by'iminsi mikuru, Noheli nziza, umwaka mushya muhire aho muherereye. Ubwo abakiri kwizihiza Noheli ibaryohere n'abategereje bonane, yego izere kizagenda neza. So amasomo yarakomeza, twe nta vacances. Yego amasomo arakomeza, dukomeza tuganira. Mfite isomo riryoshye ariko ese nzaribonera umwanya oya reka mfate iringiri kuri Noheli ntabwo Dashimu yavuze kuri Yezu, ahubwo yavuze kuri Paulo mutagatifu, umwe wanditse amabaruwa menshi. Uriya rero yakunda yandikiye abantu benshi, abakore n'abaki nuko hanyuma kuri uwo munsi raraho yavuze ni wahoze ari Sawuli, wahindutse Paulo, wahoraga hohotera abantu b'Imana, ageze aho aragenda Ananiya amuvugiramo, ahita afata gahunda arandika ariko yiva inyuma. Rero ni nawe wavuze ngo twabyiga muri religion ku isezerano ryo gushyingirwa, aba ngo aime et fais tout ce que tu veux. Ubwo mba risubiramo amagambo ya Padiri Cyprien Dusabe Yezu watwigishaga, yari frere icyo gihe, aime et fais tout ce que tu veux. Kunda ibindi ukore ubireke, ibindi bizizana, ibikurikiraho hanyuma rero akavuga niwe wabwiye rero, wavuze ngo abagore mugandukira abagabo banyu, bagore mukunde abagore banyu. Oya, bagore mugandukira abagabo banyu, bagabo mukunde abagore banyu. Kubera ko impamvu basaba kuganduka, ofete in fact nuko umugabo ajya kurambagiza umugore yaramaze kumwishyiramo, yaramwuzuye, yaramukunze. None umugore akaza asanga umugabo agomba kumugandukira, n'umugabo agakomeza kumukunda. Yego. Isomo ririmo nuko burya mu mishakire muri rusange, nkuko Dashima akunda kubigarukaho, nuko burya muri kamere y'umugore abakeneye gutekana. Ibyo gukunda si ngombwa, yagukunda atagukunda apfa kubona umuha umutekano, atazavirwa, atazambara ubusa, atazarara ubusa. Cyo nicyo abanza kureba. Naho umugabo wabashaka, umugore abakeneye umutekano wo hanze w'iby'inyuma, naho umugabo abakeneye umutekano wo mu mutwe, kuko umutekano wo mu mutwe, umutuzo, umugore utagusaza, utakuduhira mu matwi, utakubaza ibidashoboka, no stress. Ni ukuvuga ngo umugabo ashobora kunda kubibwira abantu bamwe bakashaka kuntera amabuye, umugabo ashobora gukunda abagore benshi, ariko byagera mu rushako agashaka no stress. Niyo ya mbere. Ibindi ubwiza, ikimero, bafaranga, aho rwose turi urugwiro, kuryoshya uburiri, biza nyuma. No stress. Naho umukobwa ashobora kuba afite umuhungu bakundana imyaka, ariko akabona umuhungu ntago azamuha, afite urukundo ariko ntacyo ari, nta muzamuha ubuzima, egekaho. Nundi rero umugabo nawe akakunda umukobwa, bakabana mbese basurana, basangira buri munsi agatoki ku kandi, ariko byagera kuvuga ngo urugo arewe akaramata, agashaka no stress. Ubwo ni ubuzima butandukanye, ko hari ubuzima mu mategeko, hari ubuzima mu idini, ariko hakaba n'ubuzima mu mutwe. Umugore akeneye umutekano w'ibifatika, umugabo akeneye umutekano wo mu mutwe, ubundi ibindi bagakora bagatunganirwa. Yego. Nyemerera nanzike, kuko ni nawe ungize rezo uhera ku muryango, uranshotora. Uyu munsi kuri Pano turaza kwifashisha ibyaranze umwaka. Yego. Ntabwo turi buze turafata n'amakese asa nkaho yamazemo igihe, ariko n'ubundi bitari kure y'umuryango nkuko wari ubivuze. Yego, ni umuryango pe. Ni umuryango utangirira mu rugo, umugore, abana n'umugabo. Aho ni mu bukwe. Yego. So hari ubukwe bubiri nshaka ko umugore umuryango ushingira ku bantu babiri. Dore niko Cyprien yatubwiraga Padiri, viwanyu nanjye mviwacu, duhurira iwacu kabisa. Urwo ni rwo rugo. Naho rero umuryango utangira, niryo shingiro ry'umuryango. Aho utangirira. Yego. Ndashaka kuza kuduterera imetero cyane rwose, humura mu mboni zawe. Yego. Ku bukwe. Yego. Ndibuze kugarukaho, ariko kandi si ubukwe ndi bugarukeho gusa. Hari ubukwe bwabaye, hari ubwa Prince Kid, hari ubwa The Ben, hari ubwa wasanga ari n'ubwapfuye cyangwa ubwabaye bugapfusa. Yego.
urumva ariko kandi no mu muryango hari biberamo yego cyane muri uyu mwaka twumvise byinshi yego inkuru imwe yabaye nini hari inkuru ya Platini bapimisha ADN ibya DNA hari inkuru y'Imuhanga wa mugore w'igahogo n'umupfubuzi wose n'umuryango urumva ndetse rwose utagenda kure y'ibyo wavugaga hari inkuru twabonye twese nayo nayiti akasamutwe mugani wa Godfather ya Aline na Berita iyo nanjye ndi kajuriti wayo iriya nayikomerekeyemo ukuntu ayaya uza abantu bampaye akato ari nabo durani basuhuze ariko kandi Aline derukana burya rero kuri pano iyo ni imiryango ko ari abantu banyotewe n'ibyo bintu utanabivuzeho yego ibyo byose byabaye ntaragira cyane ibyo nibyo so uruvuze iyo ni imiryango yose ni imiryango yashinzwe ariko izamo ibibazo ibyonnyi by'umuryango abapfubuzi ni ibyonnyi by'umuryango amafaranga imicungire yayo ni ibyonnyi by'umuryango gucana inyuma abapfubuzi na ADN ariko izaba icyonnyi buretse ngaho mpagaze abo bose iyo yose ni imiryango yashinzwe ifite gahunda inkuru ya Platini yabaye inkuru ya Platini nubwo niba ugira ngo nyigarukeho nayivuze kuri radio ngira ngo ariko ikosa rya mbere mugabo udukurikiye ndimo ndigisha nushaka ni wumva uri tayari kwisenyera cyangwa kwiyahura uzajye gupimisha ubukisha nta n'uwo nabigiramo inama icyo nicyo cya mbere ubundi ADN twagombye kwifata mu buryo bubiri uburyo bubiri kugira ngo tuyigabanyirize ubukana kuba yatangwa ari urukiko rubisabye icyo ni kimwe mu mategeko hanyuma mu buzima kuba yakorerwa kwa muganga uko buzuza ifishi bagahita bandika ngo mbere yo kubaza ngo umugabo w'uyu mugore wabyaye ninde bagahita uwavuze bagapima basanga ari bakabona kumwandika inyungu irimo ni iyihe kuri icyo cya kabiri nuko hakomereka umugabo n'ubundi ba nyiri icyaha yego ariko rwa ruhinja nyiri gukora reka reka ukita icyaha yego iyo bapimye ADN uruhinja rugifite 0 mois bagasanga surwa wa mugabo ababyeyi baradiringa umugore n'umugabo tubigenze gute tugumane tumurerane uramugumana nzatanga indezo uramwijyana wowe mugabo biragenda bite umwanzuro ugafatwa uruhinja rutumva urabyumva inyungu zabyo ariko ADN ipimwe mu bukuru ikomeretsa n'umwana cyane wacyumvise icya kabiri bayipimiye kwa muganga muri maternité biguma ari ibanga rya muganga nabo bangaye societe yo hanze mwasohoka umugore umubwira uti subira iwanyu mwasohoka umugore umwe ati ngwino dukomeze tubane ibyo birarangirira aho ngaho ariko ibi byo gupimisha abakuru umwana watangiye kumenya ubwenge tuvuga watangiye na maternelle ni igikomere kuri we ni mushwana n'ubundi mwana yaramenyere kubana na se na nyina akabona ari kubana na nyina wenyine azabyibazaho ariko mushwaniye muri maternité umwana afite amezi 0 uwo mwana ari safe niyo mwadesiza ngo tumuhaye abagira neza bamurere nta gikomere afite kuko ntabyaze ariko ibi byo gupimisha abantu bamaze gukura urumva icya kabiri gatatu kuri ADN inyigisho yakabayemo icyagashobotse nuko abanyarwanda bose haba gahunda yo kubafata ADN noneho umwana akivuka bapima bagahita babona ari ya runaka ubundi bafashe deja kera wenda hakaba procedure yo kumenya ngo byarasi ni byarasi hano ni mu bitaro by'Imasaka hari umwana wawe wavutse kuko ADN yawe isanzwe mu bitaro iri muri database ariko ibi ngibi byo urumva tubonye inzira eshatu kuba ADN yapimwa ari urukiko ruyisabye gusa kuba nkuko bintu byo kujya kumviriza telefone byo kujya kureba ngo kanaka yavuganye na runaka ikintu urukiko rubisaba cyangwa pariki ADN igasabwa n'urukiko cyangwa se igafatirwa kwa muganga kugira bamenye umwana wavutse cyangwa se abanyarwanda bose bagafatwa ADN ku buryo muri machine bapima umwana bagahita bamenya isi akantu kaba ariko kabisa
ibyo bibiri bya nyuma birasevinga umutekano w'umwana cyane. Turimo turakomeretsa abana cyane nubona nk'uriya mwana wa Platini usabwa base babiri aza ni igikomere iyo wamutungisha byose niyo yagwiga Harvard ni igikomere ni igikomere kandi namara kumenya ubwenge azajya bazanye natari kubundi bishoboka bite ko abagabo babiri bandwanira usibye ko socialement parlant ntabwo ntibyagomba kugera hariya ari nuriya mugabo se w'umwana ntiyagomba kujya kuko niba mu bantu basenya societe burya hari amakuru isomo ntatanze nirijyanye n'ikinyoma nzarisobanura nzaritanga nitonze ubutaha ariko bivuze ngo ikinyoma hari ikinyoma cyunga ikinyoma gitabara ikinyoma gifasha kiruta ukuri gusenya niyo mpamvu ngewe nkanjye kungana ukaza ukambwira niba uwo nita data atariwe icyo ni ikinyoma ariko kimpa umutekano n'umwana wanjye niba ubizi ukamubwira uti dore uzi ko mwirugu usa na Karegeya waba umubeshye ntago nkeneye ukuri kumubwira ngo nyamara so ni runaka nta muntu n'umwe ukenera ayo makuru ntawe yubaka nubwo ari ukuri wanyumvise so ADN irimo ukuri gusenya icyo kintu ntabwo uri kure y'ukuri kuko na Bibiliya kivuga hari aho Aburahamu yageze abona navuga ko Sara ari umugore we baramugirira nabi avuga ko ari mushiki we kugira ngo iryo somo nirigari dashimira ryigishije tuzarigarukaho ariko nukumenya ngo ikinyoma kibi ni icyicisha ariko ikinyoma gishobora gukiza umuntu kikamuvana habi kikamufasha niyo cyaba icyaha kandi n'ababyita ibyaha nabo ntawamenya kuko ibyo biri no muri Bibiliya so nuvuga ngo kumenya ukuri kose si ngombwa kubera ko keretse ukuri gukiza ukuri gufasha ukuri kubaka abantu ariko ukuri gusenya twabayeho muri umuntu akabaciye aha cyangwa umuntu akavuga ati kubundi kanaka niki yaragiye kwibonera akazi koza ariko ura nuwacura uti cyane uranyumva cyangwa se bakaza kuvuga ati ariko iki kizu nta muntu wihishemo atarekare kandi harunzemo bangaye hari igihe barakubaza ati ariko muri profo nta bantu bahari ibyo nangiye kuvuga ni ibyo tuzabigarukaho ariko na ADN irazana ukuri scientifique ariko kutari social ukuri social nuko umwana wavukiye mu mategeko y'u Rwanda ngo l'enfant ne reconnaît que le père le mari de sa nyina non umwana se w'umwana ni umugabo wa nyina urugo umugore urugo umwana avukiyemo abarugize nibo babyeyi be nyina donc nyina nuwo wamubyaye ise n'umugabo wa nyina nta kindi ariko ibyo tujyamo urapebisha amafaraga for what umwana ko nabonye abantu babyitabiriye ni societe irwaye ubundi se umwana ufite nka 15 watangiye kwiga wararishe minerivare warishe maternité avuka wita izina arigurariha umutuma kwa mushiki wawe ati genda ubwire nyogosenge gutya akagenda nkuzi ko ari mushiki wase ugura muzanira andi makuru avuga ko wundi atari tante gute ngo bimumarire iki kwa isano y'amaraso irazana iki ku muntu wamaze gukura umwana babaye victime voilà so either bayipime kare umwana ataramenya ibyo mushwane murwane muryane amenyo ariko umwana asinziriye umutagatifu akura atekanye aho azakurira azahitaho nabananira nimubona umwana mutamushoboye mukiri muri maternité muhamagara bagira neza tubyamamaze babone umurera aho azakurira hazitwi wawe ariko kutegereza umwana yamaze kuba umusore aricara rwose akafata siko akaboko kanjye kangana ka papa hanyuma ejo ukavuga uriya wita sosiso uramwishe pe nta muhe dufite rero ku bana no gupimisha ni egari societe yamaze gusa niyangirika ariko nta n'abantu babivuga abantu bahirimbanira uburenganzira bw'umwana ari za karado ari za haguruka n'abandi kuki batabuze icyo kintu bakavuga ati imyaka runaka uwayirengeje nta gupima munsi y'itatu nibura umwana atarajya muri ayo ariko urafata umwana ugeze segonderi uvuga ukajya ku kigo ani matiri turashaka umwana wacu agasohoka wa mwana wa kana kanaze niko sha uziko ntari so umwana yari mu kizami azaba kigitsinze yarari muri tronkome
aracyatsinze umuhuye ibyo rero turaho gusa tu umuryango nuko wangirika iminamije profe by the way ibintu inkubiro kupimisha ADN simfe na kiriya kigo wenda gishobora kuba gishaka amafaranga ntabyo nzi ariko cyo gishaka amafaranga none kikageraho cyakira nasenya hariho gikurura ngo aze ariko ni ikigo cya leta ubwo bujyanama kirabushinzwe abapima barashaka iki wabanje ukabaza uti uripimisha ngo bigende bite niba ari kugira ngo ndagira ngo menye ko uyu mugore yanciye inyuma mwirukane bakwangire none bakwangira se kana uburenganzira bwawe uburenganzira se bwo gusenya societe waho ufite uburenganzira bwo kumenya ko umwana ari uwawe ariko ubangamiye uburenganzira bw'umwana bwo kumwambura se nanone iyo usanze atari wawe umenya ari umuhengeka kurinde abahita abanyakama aribura uramwangije kandi we Rwanda rw'ejo niwe tuzasigira ibi byose so ubwo rero kubijyanye na case ya Platini na wa mukobwa ari wagiye gupimisha ari uwitwa ko ese ubu ngubu abagore bose bafite abagabo abantu bose bigeze kubonana nabo bagiye kujya bafata abana babyaye ati dupime ndebe ko yaba ari uwanjye iyo societe wayishobora urugo ni umugore umugabo abana barurimo tutitaye ku maraso tutitaye ku ntanga ngo nizande uzi ko ari n'urugo ruba umugabo atabyara ariko umugore akabyara umugabo bakinjoyinga hari abana bagakura uzikubona umwana wawe yagaradiwetinze cyane rwose niyo yaba ari uwundi ibugande byigeze kuba reka kugira ngo ntatinda ibugande byigeze kubaho umugabo abyara umwana aramwihakana birangira umwana abaye depite wa mugabo aza kwipresenter aramubwira ati barakubeshye data nzi ni wa wundi wanguriraga agakabutura niga muri primaire imari wanguraga imari niga mu mashuri mu primary ni wa wundi wandihiye secondary ni wa wundi wandihiye kaminuza ni wa wundi washingiye wowe ubaye data ruko mbaye depite urumva ikimwaro usibye nuko nkanjye barumva namucishamo n'urushyi uraza kwita se umwana ko yabaye depite oya utiyise se umwana akiri primaire ngo wigaragaze ageze secondaire akarenga tronco ziba nta bupapa bwawe urabyumva ubupapa kuba se w'umwana si amaraso kuba se w'umwana si intanga nta mugabo utazivukana se w'umwana ni responsabilité sociale parentale wakoze iki kuri uwo mwana kabisa wakoze iki kuri uwo mwana akuriye mu muhanda uraho uranywa amacupa urarya za burushete ariko ejo Imana iramutabaye nta ruhare ubigizemo ariko aragize uraje uje gutega ubundi ibyo byagahanwe ari ibintu biri sociale amategeko adahana nicyo ubwo wagombye guhanwa wateranye umwana none utangiye gusaba wowe wime n'ubwesiko ushaka kwiha n'ukwiha icyundi ku buriganya ushaka kwiha umushahara ushaka kurya ku mushahara wa depite watarigeze arya kuwa we yiga primaire n'ukwiha icyundi ku buriganya urumva ADN rero nayo abantu nibayitondere ubwo dufashe kuri case ya papi ya Platini iko yaratredinze cyane ariko n'abandi uwumva ashaka kubaka urugo rugakomera yirinde ADN keretse bibaye urukiko rubisabye nabwo mu nyungu z'umwana intérêt ultime de l'enfant mu nyungu z'umwana niba gupima ADN hari icyo byamarira umwana bayikore ariko ibo singira ya Platini yari bigamije kuvana umuntu muri mood gusa on avance icyo ndacyumva ariko tutagiye kure ibyo bimaze kuvugwa nibwo hahise hahitinga inkuru y'umupfubuzi ntabwo mbyibuka amasano bifitanye periode byabayemo yema ushaka kwiha amasano ni yingi wenda uraduha imetero yawe kuri ukwayo ariko we ntushyigikiye ADN ko iri kubangamira umwana ku nyungu z'umwana ntayo nyene ntabwo ikenewe ku mugore nkuriya uriya bapfubuye se attention buriya rero iyi pano bazayifata batera hari ibintu njya nshaka kuvuga kadutandukanye ntabwo hari n'abagore badukurikira n'abagabo nta mugabo ushobora kuba 5 in 1 nta n'umugore waba 5 in 1
umugabo akeneyeho byinshi, umugore akeneyeho byinshi. Umugabo akeneyeho amafaranga, umugabo akeneyeho ubuzima buzira umuze, umugabo akeneyeho kuba byara, umugabo akeneyeho kuba ademara abasha gutera icumu rikava mu biganza, umugabo akeneyeho responsabilité z'urugo. Umugore akeneweho umugore akeneweho kuba ari mwiza, umugore akeneweho kuba yubaha, umugore akeneweho kuba azi gusasa agasusurutsa uburiri, umugore akeneweho kuba byara, umugore akeneweho kuba ikindi nakavuze gususurutsa uburiri, donc akaba compagnon, akaba infirmière, akaba secrétaire, kubika amabanga. Ibyo rero ntago byose wabibona mu mugore umwe cyangwa ngo ubibone mu mugabo umwe, ababibona ni bake. Nibyo mpamvu uriya mugore wigahogo, umugabo we ntago yari 5 in 1. Erega nawe ntago uriyo 5 in 1. Nuvuga ngo rero twititaye ku byo ku murenge mu mategeko uri umugore wa runaka. Gitifu buri yubasezeranya ntamenya niba mutaha hamwe, ntamenya aho mwatashye. Birangira muri kiriya gitabo, mu gitabo uri umugore wa kanaka. Ariko se iyo mutashye umwe akigira Nyamirambo undi akigira Remera, Gitifu abahari bakurikira. Ariko niba gukubita icupa zavuga ngo umugabo wa kanaka bamukubise icupa. Hanyuma rero dusipoze ko amakuru amugezeho ko mwatashye mu rugo rumwe, arabizi ko mwaraye mu buriri bumwe. Biyo ntabari sire. Ariko yicara avuga ngo ndi umuhamya wuko uri umugabo n'umugore gutese. Mugiye mu buriri bumwe. Ari sure ko mwaraye mu ishuka imwe. Nabyo ntago ari hose biba. Hari gihamye hari. Hanyuma seda niba mugiye mu ishuka imwe, ari sure ko mwasobekeranyije amaguru. Qui est sûr? Personne. Hanyuma niba muyasobekeranyije, ari sure ko mubyara. Murabyaye. Sibyo se? Ari sure ko umwana ari uwawe, ni wahandi haze ADN kuri finale. Nukuvuga ngo gihamya yuko umugabo bushire nabikubwiye. Gihamya yuko umugabo usibye mu mategeko nyine byo kuvuga ngo twavuye mu murenge. Iyindi gihamya ni yuko umugore n'umugabo babyara, umwana uvutse babana agapimwa bikamenyekana ko ari wa mugabo. Icyo gihe nibwo uzabasuri ko ari umugabo n'umugore. Nta bindi. Hari abinjira mu gipangu, umwe akajya mu cyumba cye undi mu kindi. Hari umugabo, hari abagabo bakora n'ubukwe munsi akarara asinze, munsi wa kabiri akarara asinze ntacyo akoze. Hari umugore ushobora kugira wamugeza mu buriri ugasanga arwaye intinya guteye umugongo. Cyo byose twajyaga kera ba data n'abakurwanye bajyaga babiburanisha ngo urubanza ndarwara ntundwaze iyo umugore kujyanye mu bana akavuga ngo ndarwara ntundwaze. Societe mu gacaca bahita bati yati mbese burya nibyo byawe. Nukuvuga ngo nta guhindukiza. Ariko Gitifu umurenge ntabanza ngo gupime niba uzi guhindukiza. Hanyuma se urahindukiza bikagenda bite? Nizo kazi vamo abapfubuzi, nizo kazi vamo ko bagabo bakunda benshi mu bagabo bakunda ibyo bya restaurant. Narabikubwiye kujya kurya muri restaurant nuko usanga biteguye. Ntago byose birya kimwe. Akunyu karinganiye. Nta mugore wabona ukubaha mwiza uzi gukora ubyara ususurutsa uburiri mbese hose ngo ubisange ku muntu umwe. Niyo mpamvu wumva ikimenyemenye abashaka kuntera amabuye murebe umubare w'amarogi muri Kigali no mu ntara yazageze binjiremo ahubwo buretse gatoya. Raporo ya statistique yerekana ko amarogi azamuka hejuru ya 25%. Abaza kugira gute? Nabazi Kigali nabanya cyangwa baza bakarara Kigali se. Kandi ujya kubona ukasanga niba ari rogi y'Nyamirambo urimo n'umuntu wavuye rwa Butabura n'undi wa Gatsata. Hajyayo bande nabatarashaka se. So unakava mu cyumbati akigira Nyamirambo. Bishatse kuvuga ngo bezwe z'umuntu ntago zirangira, bezwe z'umugabo ntago zirangirira kuvuga ngo mfite umugore mu rugo. Hari n'ubundi umushaka kubuhe buryo ushaka kuba kubaha akubyara ariko mu buriri ugasanga babandi ugasanga ni kurutare. Washaka kurolaxinga are niko uriya mugore rero nawe wagahogo iwe mu rugo yabonaga byose pe. Bafite imitungo, urumva imitungo pe. Ariko gasanga wenda umugabo kubera n'ibibazo byo kwirwa yiruka ku mafaranga, harimo arabarira dina yagiye mu mucanga, arabarira ikirombe, arabarira inzu y'Imurambi, arabara aho agiye kugurisha na diocese ya Kabgayi, agahora muri urwo ntamenye ko wa mugore nawe akeneye umubiri uri gushyuha.
kutsose umubiri none umugore wo mu mafaranga kwivuta bureka nkubwire buriya urugo rwagize amafaranga temperature y'umugore nizamuka ahubwo iyo umugabo ikamanuka urumva umugabo uri gutekereza agitrosi nka 15 ziri mu muhanda ubu wamubwira se ngo haguruka n'ukwezi kwashira ariko noneho wa mugore ziverisa na buri masaha 3 abari tayari. Icyo ni ikibazo. Iyo kesi ya Muhanga rero ngewe uwo ncira urubanza wa mbere mu muhungu wabishyize hanze ufasha amashusho ariko ibindi biriya ntawe bitabaho ariko kujya ku karubanda umuhungu niwe wabaye kigoryi ari nayo mpamvu ngira inama icyo gihe ndabyibuka nubwo atari kuri channel yanjye ngira inama abagore n'abakobwa baca ubwenge niba haje kuzamo uriya mugabo Johnny nubwo yatukanye akavuga ngo hari abagabo b'inyana zimbwe uriya namwitayo arayiriwe iriya niyo noneho bagore bashiki bacu bana bacu dukunda bagore bacu niba hatangiye kuboneka abagabo b'inyana zimbwa nka ziriya muryamana igafotora maso ndababwira ruza rudasumwe nabambwiraga ati umugore mwambaranye ubusa ntazakwambarana ubusa umugore wo kwambariye ubusa mukambarana ubusa ntazakwambarana ubusa ntazakurarana ubusa ntazicwe n'irungu wowe umuntu aguhaye ifunguro riremereye kuriya ugashifotora ugashyira hanze n'uburabura n'ubunyana bw'imbwa noneho rero abagore babyumve ngo niba hatangiye kuza abagabo bameze kuriya bashimishwa bashobora kuexploiter amafoto n'amashusho yuko muri kumwe muri intimite namwe mube clairvoyant mujebe kure uwo muntu mugiye kubona ntago ari we wamubyaye ngo umurere ngo imico yurayizi itonde kuki utagenda ukabanza nayo niyo shuka ukayisasura ariko ukareba icyo yeshe munsi baragutega kamera gutyo tukagenda ugarama kutisi banza uceking ariko ko abaretse gatoya niba gender yaraje ari uburinganire niba wemeye kuremera umuntu w'umugabo cyangwa w'umusore kuki utabanza muri rogi kuki atari we wafata icyumba umugabo akaza gusangamo ko musuka gikontorora none umugabo araguhamagara ukageramo akimazemo amasaha 3 wowe ukageramo uhita ukuramo imyenda ayo masaha 3 ziyakoragamo iki yakuroga yagutega kamera yagutega icyuma kuki utabanza ari wowe icyo ni ikibazo bashiki bacu kuri iyo dosiye bigira donc ntashaka kugira ngo agaragare nk'uwafashe icyumba ngo bitarabura bose majorité hano Nyamirambo gutya Nyamirambo munsi ya Green Corner bibereka gutya nigeze kujyayo ari kuri Pasika kwa Masera yabahita Croix Rouge niho nigeze kujyayo ari kuri Pasika nko muri 2006 yigaramira nkingura ikirahure cyakingukiraga inyuma kikajya ebana bakajya bamanuka bose mbareba mu kirahure nigaramiye gutya nisomera akantu narababonye bose abenshi babaga bavuye mu misa abonzi nabonyemo nka 3 nzi abo ntazi ariko bose umugore yazaga nyuma umugabo yagezemo kare abo rero nibo bategwa wowe mugore kuki utagenda gufata icyumba bakikwandikeho nawe ugitegura uko ushaka umugabo aze nyuma ntekereza ko mu gikorwa batari proud oya ni ya feminite ni wa muco urumva niba umugabo ari urambagiza ubwo bizatuva ko umugabo ari nawe utereta niba umugabo ari we wubaka inzu umugore akaza yimusangamo ubwo na rogi nuko n'umugabo n'ingondeshanyo ni wishaka ubwo niyo umunsi ibyo bigomba gucika niba hatangiye ari n'ugwa amafaranga Fils afite experience ugenda uyifata ibyo rero ni muri uyu Muhanga ashobora kwera yatanze turiya tumashu yari mu kazi turiya tumashu ntitwakagombye kongera niba cyane ku maso niba guteresa ukamwemera cyangwa ari we wamuterese probably makuru umugore ari watereta guriya musore kucyura umugore atashobora gufata iroge cyangwa yihamagara manager wa hoteli ati icyumba nimero 15 ndagifashe akagenda akakiryama umuhungu akaza nyuma iriya mitego ntiyagagwa izo kamera nizaza icyo cyuma yakaguteze ntiyacyaza iyo fanta yatezemo ibisindisha cyangwa ibindi bintu ntabwo byaba turimo turiga ntabwo ari kesi yo kuvuga ngo mbese icyitwa ntuzana bakunda kubyita ngo ikira bonne kondo merci ibya merci nabigiye iruhande kuko iyo hariho phénomène social ukabona ko icyo kintu kiriho koko aho kukigira tabu mugishyire hanze mwigisha abantu guhangana nacyo
abagore n'abagabo kuba basambana, kuba ari amabara, kuba bacana inyuma, nta gitangaza kirimo, nako nta banga ririmo, ikimenyetso nta marogi n'uburyo yunguka na statistique irabigaragaza. None niba bihari bikorwa gute ku buryo bidasenya societe? Bikorwa bite ku buryo twirinda zira kamera? Bikorwa bite ku buryo twirinda bitereranamo ibyuma? Nabyumva so n'umuryango ngiye kuryama mu buriri bumeze bute, ugacekinga douche, ugacekinga uburiri, ugacekinga corridor ifunze, mbese ukayicekinga kweri ukagira uwo mwanya. Ariko benshi nuriya ibyamubayeho nuko yagiyemo asanga umuhungu yamaze kumwitegura, kambwiyo kamera hanginda iryo niyo somo ririmo, nta bindi nabyo iryo kuba yaramuhaye yarakoze nuko yamubereye imbwa gusa, yari yagerageje, yari ntabwo atari yageze okay. Ni ikintu cyabaye nacyo muri uyu mwaka kiba kinini, ariko mbere yaho gato nkuko dundi turi kugenda tugaruka ku nkuru z'ibyabaye tunarebamo amasomo tugomba gusigarana, hari habaye n'ikindi nacyo kigisa nkaho gihuriyeho umuryango. Urumva ni kugenda mbihuza byose. Urumva niba umuntu ashobora kujya gushaka umupfubuzi, hari impamvu iba yabiteye cyane. Ni nkuko umugabo ajya kurya muri restaurant kandi waba iwe batetse. Cyakara nijye bavuye mu rwari. Akavuga ati nta dukubana. Ntabwo rega ntabwo inkono zose ziryoshye ibiryo kimwe. N'abatetsi bose ntabwo bashyiramo umunyu ungana. Kabisa. Kandi ibyo nkubwiza ukuri ku mugore cyangwa ku mugabo, hari nanone no mu gikorwa mboneza bitsina nta muntu umera nk'undi. Iyo bitabaye mu migirire, bishobora kuba mu mbaraga, bishobora kuba muri endurance, mu gutinda, muri sustainability, bishobora kuba mu cyuyu nuka cyangwa uhumura, bishobora kuba mu matembabuzi agusohoka, bishobora kuba mu turirimbo uririmbira aho hantu, bishobora kuba muri keya, yewewe ntawe usa n'undi. Niba ntawe usa n'undi rero, usibye kuba abanyamadini bigisha mushimishwe n'umwe, ariko byanze bikuze kubera ko ntawe usa n'undi yabagiye na restaurant ntabwo ziteka kimwe. Ibyo birabaye, ariko mbere yaho gatoya, mbere y'ibyo byose twatangiriyeho, hari inkuru nkuko wavuze uti nanjye nayibereyemo kajorite, iri yabaye nini ya couple y'uwitwa Aline na Bertrand. Yego, wari wavuze uti urugo rwabonye amafaranga, hari ubwo umugabo cyane umugore ira couple nayibereyemo kajorite byayo ryo gushaka vuga ngo ndeka nigerere ku kiwanja. Nta wundi munyamakuru wabigerageje. Iriya couple nta wundi munyamakuru wigeze agenda ngo abonane nayo. Njyewe nagize ayo makenga ndagenda. Yabize ibyo ari navuga nibyo. Wowe bakuzizaga ko wabonanye n'uruhande rumwe. Ariko urundi rwarakwepaga. Ari nabo mu muryango barakwepaga. Iriya couple yari ibibazo byinshi, ari guhera mu buryo yabanye, uburyo bashakanye, ari uburyo bari babanye icyo gihe, noneho hazamo ibyitwa amafaranga, hazamo chia CD, hazamo utuntu twishi, ariko abantu baradramatirizaga kuko sinzi ikintu barwaniye ikirahure, bamenye ifoto iri muri kadi, noneho mu kuyirwanira ikirahure gicino kizuriya mukobwa, nari nkuru ya mbere zivuga ngo Bertrand yaciye intoki za Aline. Nagomba kujya kuzireba, nagezeyo nsanga n'ibipfuko nabimuvanishijeho, mbona koko ni ikirahure. Ariko inkuru ya mbere yarasohotse ivuga ngo Bertrand yamuciye intoki, ngo amuzize iki ubwoko. Wibuke ko no muri ibyo nabyo nagomba kujya kubireba. No muri ya baruwa yasohotse ako kantu kari karimo iyo ngingo yavugagamo, nagiyeyo byo kuvuga ngo yaramubwiye ngo umwana suwe ngo nuwa Bosco, ngo nuwa Dr Bosco, nagiye byo kuvuga ngo yaramubwiye ngo nuka mu gitsina, nagiye byose Aline narabimubashije, nubwo atari ko byose nabitangaje, yambera umuhamya kandi hari n'abandi bantu. Icyo nzi muri byo yambwiye byinshi yarabisubije, hari ibyo ntari nemerewe gutangaza, n'ubu ntapfa gutangaza. Icyo nabonye yararaga kumbagara, akamatora kari kwisima, nta gitanda, hari kwiziniyeri n'amafirigo atarimo ikintu namba, nta n'ishuri imwe wabona. Hari haparitse imodoka, nubwo bambwiye ati wararebye iyo modoka yageze aho ite niba itagira essence, kuko yari mambwira ati abana bajya ku ishuri n'umuturanyi akaba rifite ati ntibakiga ibintu nk'ibyo. Jesuri nanjye hari ibyo ashobora kuba yarambeshye, ariko nibura ibimwe narabyiboneye, ndeba yicara ku bikiko urabizi bino bishyitsi by'ibiti baba ndabizi, ariko inzu ngo yishyuye niba ari umwaka niba ari ingahe niba gihari. Iriya rero iriya couple yarimo ibintu byinshi,
simbizi iby'amoko nibyo kudramatiza biturutse hanze cyangwa se bishobora kuba birimo bisitanya. Iyo ikibazo cyaje nibwo utangira kureba izuru ry'uwo mwashakanye. Uranyumva? Abo turi baranyumva. Ubwo ntangiye kwita ahababaza. Iyo ibibazo bije nibwo utangira kureba ku zuru ry'uwo mwashakanye ngo urebe ko muhuje kandi mwarihuje. Ibyo rero ako kazamo, ariko bikaza ngo Bertrand yamenyanye na Aline gute, ariko bari babanye. Umuryango wa Bertrand wakiriye Aline gute, aho niho kaziramo akantu, kuko nuko Aline yabimbwiraga bumvaga karimo cyane cyane ko ngo umukwe bwabo ku murenge bahari 4 gusa, 4 abasinya. Anambwira ko ubukwe bwabaye nyina wa Bertrand yavuye mu Bubiligi ari mu Rwanda, ariko ntabuzemo, arimo turutwisha. Noneho rero akara yakubwiye kuko ngo ifoto tari yemewe, ifoto kuba zasohoka ibintu nk'ibyo. Harimo byinshi, yambwiye n'ibindi byinshi. Ahantu bigeze gukora fete, hakaza abandi bakobwa abandi inshuti za Bertrand, ari nagafuha bagakubita abo bakobwa, intambara ikarota, mbese byari ibintu byinshi. Ariko iriya couple uko yamenyanye, imishakire, imibanire, chiasidi, amafaranga, Narine ku giti cye nubwo ibyo atabimbwiye. Barambwira ati shati yaguhamije boko abantu benshi cyo banyangiye babwiye ngo Aline nawe ngo asanzwe ari indaya, ko navuze ngo yakoraga ku rusengero. Yarambwiye ngo yari umukozi wo ku rusengero, ari mu protocole mu rusengero i Remera. Yaranambwiye n'uwo mu pastor waho. Abandi bakaza akambwira ati Aline ngo yari indaya muri Rwanda by'amagare Tour du Rwanda, ngo ari kwamamaza sinzi igikampani, ibyo nabyo narinzi. Ariko ngewe icyo nakoze nagenda mureba ibyo ambwiye, ndobuseriva inzu ndayibona, ibyumba bye byose ndabizenguruka, mbonana n'abakozi be, imodoka iparitsaho, ndeba aho nyicaje. Ntabwo yamisha igitanda se wacetse niba yahise agishyira hejuru y'inzu. Hari agatanda kamwe kari superpose k'abana, we ashyira amatora ku butaka. Ariko ubu harimo ikibazo. Ibyo anyereka n'agapapuro kuko cya kindi cya gym ngo bari bapfuye cyari cyabonetse. Akambwira ati twari twagishyize mu kindi cyumba, noneho umugabo arayaje atarakibona. Ariko abandi bakambwira ati Aline yari yayigurishije, ahubwo abonye bikomeye ajya kuyivana kuko yayigurishijeho. Iriya couple harimo byinshi, ubu sinzi uko babayeho, uko babanye. Ariko chiasidi yabaye impamvu, kuko amafaranga chiasidi yarimo amafaranga menshi, Bertrand afite amafaranga menshi, ariko muri management yayo Aline akabakuri. Harimo umukobwa ndaza kwibuka izina rye, reka nere kurivuga kubera ko Betty ashobora ko ari Betty, ariwe ku mafaranga ya chiasidi ariwe umenya ikigega. Aline bakamuha 2 miliyoni ze zo guhaha, yego, ariko ku ifaranga rya chiasidi egekaho. Noneho rero intandaro ibintu byose biza kuzamba. Narine asha naho ashaka kuvuga ngo agira ijambo muri management y'ayo mafaranga, no kuba adashira amakenga uwo mugore wundi uyamanaginga, babyumva, no gushaka kuvuga ngo either babone gatanya bapasure, agira access ku makonte yose. Ibintu nk'ibyo byarimo. Abadukurikiye bambabarire kugeza kuri iyi saa sinzi kiri ukuri n'ikitari ukuri, gusa nagize mu nzu itarimo igitanda, frigo zitarimo na fanta n'amazi, amafuru, amastoke y'ibiryo atarimo namba, igikoni cyera nta ntebe. Ibyo nibyo nabonye. Nta ibindi kuba Aline yambeshya na Bertrand azaza mbeshya, nayo nimuhaye karibu. Ariko icyo cyo narahigereye, na nimero z'inzu ndazifite, na message yanyarikiye ndazifite. Icyakabira abantu bati rero ati Aline yaguhaye ruswa, yagize gute. Aline no kugira ngo mubone na mitu n'ingena zimuguriraga, kugira ngo ampamagare, kugira ngo tuvugane, ninge namuguriraga mitu kugira ngo ngere ku kiganiro nyirizina. Namuguriraga mitu ngo ampamagare cyangwa nanjye ayohereze message. None barangiza ngo yampaye ruswa. Abandi bakakeka ruswa y'ubundi bwoko. Nanjye ngiye kuvuga ni ku manywa y'ihangu. Iyo nayo yaravugwaga. Ubuse wabeshya gutya MTN ntibizi communication. Mbaye naravuganye na Aline nyuma ya kira kiganiro. Ebana inzego zose zibishizwe zigende zibirebe. Ikindi nashimiye Aline ahantu yabaye nkungusha mu mutego. Pratikoma n'ubu nabivuga. Ni umukobwa w'umutima kandi aracyari muto. Kuko tugikubita n'amaso yarambwira ati dore
kuko ikiganiro nagikoreye ni wawe icyambere kimaze kugera nk'ibihumbi 80. Ndabivuga mvugira Bertrand. Abantu barakireba barishima cyane. Noneho ngiyeyo icyambere nambwa ngo dore wa mupapa wamarabitse atambajije. Mvuga kubaho nagiye ku ruhande rwa Bertrand ikiganiro cyambere. Uko iyo akeye ya mbere narayishimye. Mu gihe mbere twari twamufashe nka shitani. Yakiriye umuntu wamuharabitse nta kibazo. Kandi hari abandi bahungu babiri yo bashaka bari no kuniga. Cyane. Cya kabiri twemeranywa ku bintu bimwe, mfunga telefone arambwira ati turaganira twemeranya ibyo uzatangaza n'ibyo utazatangaza. Ariko nambwira wewe bimbwire byose mbimenye, ariko unyemerere ibyo uzatangaza tubyumvikanaho. Ikiganiro cyarangiye nka 12 n'igice. Rega nta munsi ubura izina, tariki 11 z'ukwa 4 2023, kuko 12 twagomba kujya kwibuka izaza. Biba ngombwa ko icyo kiganiro ndarangishyizeho 12 n'igice. Umugoroba w'akabwibwi wa mukobwa aramperekeza mu murombero utagira itara, angezaho mbona moto. Aho hose ashobora kuba yafata ikibuye akakimponda hariya Kicukiro. Aramerekeza ndamanuka ngira hafi y'ahantu hauze aho hakora RCS, harya muri akora RCS ubu nirika irimo. Anegera moto, ndashogoshera ngi Nyamirambo nkora ikiganiro, buracyanja kwibuka izaza. So kuba Aline yagira ibibazo atagira ibibazo, yabana n'umugabo atabana n'umugabo, afite level y'uburere. Ukuntu ibindi ni bya bindi duhura nabyo mu buzima, isi muri monde ya benefice, muri technology, mu bupfubuzi, mu bushurashuzi. No umukobwa ubundi si umukobwa mwiza, babaze abantu badukurikiye bamba barire niko umukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza yamara umwaka nibura nta bagabo 10 bamuterese. Urabyemeye? Hanyuma se yaba nyirakigunu n'ubuhe bwoko wasabwa n'abagabo 10 bose akabima akabura na babiri aremera. Hanyuma rero iyo bibaye agahumwe undi akarya undi urwara bakaza, niba yagiraga ati hari abagabo bazi no guhonga, apana bimwe by'amafanta cyangwa ngo sikora imwe harabahonga n'imodoka n'inzu. Tabizi mu gihugu cy'abaturanyi Buganda guha inzu n'imodoka bararekura umuntu akagwara. None se niba mwashimanye urugwiro mu bantu 10 ahaye umwe, wa wundi umwe mu wundi mwaka abwiye undi, wa wundi uwo yahaye bwa mbere yamuhonze 100, wa wundi amuhonze inzu. Uwo muntu urambwira ngo psychologically uwo muntu ugira ngo abigenza ate? Niba uwamuhaye 100 yaramwemereye, uzamuhinza azamwangira. Twagiye tureka kugerageza abantu, twagiye tureka kugerageza abantu. Ngwiki reka nkwereka aho mpagaze kuri icyo kintu. Nigeze kujya mbwira abantu, iyo umuntu yangishaga inama kuvuga ngo hari umuntu uri kumusaba ruswa y'igitsina ngo amuha akazi, ngewe ndakasa bambabarire. Naramubwiraga ngo ese wavuka nta muntu urahera ubuntu? Ati muri primaire aragahungu nahaga, muri secondaire nahaye 2, muri kaminuza mpa 3, ngo nibabaye 6. Niwabaheraga ubuntu za ati none se niba umushahara ari 500 uza yaguhemba akabashaka ngo umuremere 1 cyangwa 2, waburi igicucu bwoko cye ko bimeze? Mekoma warigeze gutangira ubuntu? Uwambwiraga ati nabera ntabwo ni oya gumana ibyawe. Ariko niba warigeze gutangira ubusa, niba warigeze gutangira oya ubwo nabyoroheje nzi ko hari abakobwa ba secondaire bahana abakwaferi n'abanyonzi n'abamotari n'abarimu, urabyumva? None ugeze kuvuga ngo manager wa hotel agiye kuguha akazi kaguhemba 300, atari kurobanza duce Ingarama, uti Ingarama simpazi kandi uhazi, kandi ari ahantu warahaciye ku buntu, none ku mafaranga uranze. Wo ntabwo turi kumwe. Aha bazantera mu bintu bizi, ariko never abazakwireza pe. Niba warigeze gutangira ubuntu, none bijemo inyungu, nibwo ugusi waba uri bwoko ki? Ntabwo bishoboka. So rero ubwo n'ubuzima tubamo, environnement igende twigisha byinshi, technology, amafaranga na besoin. Turimo turagenda tugera igihe umuntu management y'uwo mwashakanye, neske umuntu warashaka hari inzoga zari za Hennessy zagiye ziza kera, twari tuzi urwagwa Primus ariyo ya mbere. Hanyuma tuzi kuke umwenda ari Rumbiya na ntuza na Toyota. Tuzi ko kwiyogoshesha ari uguharambuza.
none ubu kugira ngo urebe agaciro k'umuntu no kumenya ngo yiyogoshesha hehe uri buku umuntu wavuze ati Nyamasheke banywa icyayi hano Kigali tunywa champagne champagne zitwaye tuyizi shaka kugiye cyacu kugiye cyaba mama se yabagaho yari primus none uri muri monde ya champagne monde ya champagne niba turi mu gihe cyo gusengera champagne nibijyanye nabyo tuzabe ugusengera umuntu agusengera champagne hari icyo agushakaho gifatika sibyo se umuntu araguhonga inzu afite icyo agushakaho gifatika ngaho psychology yawe kugira ngo icyo kintu gikwepe mu magambo biroroshye ariko mu bikorwa ntibishoboka ko bimeze tureke kubeshyana mu magambo bien ariko mu bikorwa yewe arewe nase kandi no nkuru ko yiberemo kajorite mbere yuko wenda utubwira wowe isomo wayikuyemo nawe ibyo byose ari isomo wakuyemo imetero nyuma wenda ibyo byose nyuma yo kumenya izo verisiyo ukaza ukagira icyo utangaza hari ubwo abantu bavuze tuwabogamye nyuma ugira ibyo utangaza na mbere y'ibyo wavuze naranafaranye kandi n'ubu rwose neza ndi umuntu wese ndi ikimanuka kusho ndi ikimanuka neza mbone creative nziza nandiwe ku ikibi nuko nabana namubeshye ndi mwiza pe n'ubu ndabivuze baragica wenda mu mico byaba ikibazo kandi niyo mico ndeka nkubwire nyine ngo na environment turimo iyo turi muri environment ihembera amoko abantu bicara barebana ku mazuru iyo turi muri environment ireba ku makonte wicara uvuga ngo watunze iki iyo turi muri environment irimo abagabo bahonga agatubutse bishaze vuga ngo nta numwe nta numwe uzarurokoka niba hari abantu bahonga inzu ya miliyoni 100 se hari niya 400 ihora mu kibazo hari niba umuntu ahonga inzu ya 400 ejo hazaza uhonga miliyari abantu abagore bacika barokoka aho ngaho bangana iki keretse twigishije buretse nkubwire kwigisha abagore ngo mugire wagumye guhera ku bagabo munyurwe nabo mufite kandi amafaranga yanyu abaye gutunga ingo zanyu gusa naho nuyasohora ntago uzaburo yakira urumva ntawe ureba ku butima w'umuntu amafaranga ni ikigerageza amafaranga yaguze umwana w'Imana nuko avuga ngo umuntu icya kabiri abantu bakunda bavuga ngo nakarima katagaragaza ubwone ariko mwaje murareka reka ndekera udatuma nisengera nibyo none Karege isomo wakuyemo rero isomo nakuyemo nuko ngomba kugabanya kujya kuri tera niba ari biriya wapi hano baratuzanira inkuru wagera kuri tera ugasanga n'ibindi none ko ya societe turi muri societe igiha agaciro umugabo izi ko umugabo ari gufata ibyemezo izi ko umugore akantu kose kabaye ku mugore bagafata ngo uwo mugore ni inshinzi ni iki niyo mpamvu ikiganiro nakoze mvugira Bertrand bakirebye ari benshi na commentaire nziza ati bega umugabo uzi gusesengura nigereye kuri tele nibonaniye narine mvugiye arine batate shati wanyira ati twarabivuze ati urumva nubu arabagitanga commentaire ngo kujya ngo nagiye kubeshyuza ngo ndabogama ariko nawe ni umuntu ashobora kuba afite ibye byaha ariko na Bertrand ashobora kuba afite amakosa ye na Bertrand afite aye surtout famille ye aho hose na famille ya Bertrand kuri uriya mugore ari mutuntu ko ari ibintu umuntu akubwira rimwe na rimwe ugatera imetero ibihimbano ukabyumva n'ibitari ibihimbano ukabyumva yego kuko yambwaga ati mabuko yansabye ifoto y'umwana inshuro zirenga 5 buri kanya avuga ngo oya ngo reba ngo foto wegereje amaso akanazinyereka izo foto ntabyo nzi kwari kugaruka ku mateka nabaye kajoriti ibyo ndabisi ariko ntago nari ukubo kugenda ngo niba navugiye Bertrand ntamuzi ntanavuganye nawe ntanswa rine ndiboneye none nkareba nayo marangamutima ye ari nkayo wabigenza ute ubuze nari kuza kuvuga mbega agakobwa kabi ni kagica mwicaranye yakugejeje mu nzu ye mu buriri bwe mu nzu ye mu buriri bwe arabizi ko wamuhemukiye ariko ntabikwituye aragwerekeje ujya gushaka moto muri quartier utazi akeye wahawe ntabwo yakwemereraga kuvuga ibihabanye na biri n'umuntu tutirafashe n'umuntu nyine ni ya societe tuba turimo ya burya urabona abakobwa rimwe na rimwe kwa kundi mvuga ngo abakobwa bashaka abagabo abagore bashaka umutekano
ashobora kuba yarakurikiye amafaranga ya Bertrand cyangwa raporo y'ubuzima yarabayemo, Bertrand akamukura muri ubwo buzima akamuha wa mutekano, imodoka, aho kuba, ibiki byose. Noneho bikaza kurangira habayemo andi makosa, ariko daboro ni umuntu. Hari igihe hari n'ubuzima, ese dusipoze ko yaba ari indaya. Ubuzima yabayemo turabuzi, nubwo abamo na Bertrand turabuzi ku buryo butamushora muri ubwo buraya. Kuko burya attention, uburaya buri muri societe, sibyo se? Ari abagabo bagura indaya, ari abagore bishyuza abagabo, bose ni societe yacu, ntabwo wabica iruhande rero. Ese abagabo hatabonetse abagabo bateretarine yaba ese ko nta muterese wigeze wumvamo. Ariko abantu bose bagiye bavuga ari ahantu mu buzima bwanjye bwa kano kazi k'itangazamakuru, inkuru ikiganiro cyo kwa ALINE cyanyeretse mana ya cyabaye amateka kuri wowe cyane. Nubu hari abagitanga commentaire, iyo havaye inkuru hakagira ujya kuyivuguruza, ujya kubona uko haje igikomantere, warundi ujya kuvuguriza inkuru usibye Karegeya. Mbese yawe data we, ariko societe narayibona. Turi muri societe yemera ko imbaraga zose ari iz'umugabo, agomba gutunga umugore. So ni amasomo tuba tugenda twiga, wari wabyemereye abantu kuri pano ko amasomo y'umwaka. By the way, pano imaze amezi 4. Yego. Kandi ibyo byinshi ni ibyabaye itarabaho. Naho nabitangaje ni kuzindi, ni kuri channel z'abandi. Aha rero mbivugiye iwanjye. Yego. Sibyo byari ngombwa. Kandi nari impari. Nuvuga ngo nubwo ntabaga ndi iwanjye ariko nari impari kuri iyi mihanda. So rero nuko nyine bwo bya abafana bacu hari ababikurikiranye ahandi. Oya ibyo byose ni recap, ariko nanone ni amasomo. Yego. Ikintu cyabaye ntabwo twifuza ko niba cyarabaye muri uyu mwaka cyasubira mu ta. Erega abo bose tuvuze, abagabo bameze nka Platini n'abameze nk'uriya mugabo wagiye wundi umwenda hamwe wa Platini barahari mu Rwanda, barahari benshi. Abagore bameze nk'uriya w'igahogo n'abagabo mbwa bafotora abagore mu marogi nabo baracyahari. Rero turi kwigisha bene abo ngo ntukamere nk'uriya mugabo wajyanye gupimisha umwana, ntukamere nk'uriya watanze amafoto y'umugore wamuremeye, ntukamere. Barine turafite benshi mu gihugu, ababatereta turafite benshi mu gihugu, ba Bertrand turafite benshi mu gihugu. So rero noze bajya twubake societe itandukanye niyo tubamo se. Kandi kimenye ari uko amarogi yunguka. Urabibona? Inyungu izamuka. Amamaza. Reka dutumike mu bo dutumikira. Uhere kuri Maurice Belgique, Germany Academy language. Germany language academy. Abashaka kwiga Ikidage. Yego. Cyangwa se ibintu byose by'Abadage, ko nabonye hari n'indi certificate ngo batanga. Yego. Ishobora kugufasha zose niziguhesha ubasha bwo kuba wabona visa ijya mu Budage kujya gukorayo. Ababizi hari ikizami cyitwa B1 cyagowete. Icyo rero kiguha ubudahanga, baragutegura ku buryo iyo ugiye mu masomo iyo mu kizami ujya kumera nk'umudage. Yego. Bahe nimero bakora Kimironko hafi y'umurenge wa Kimironko. Bahe nimero 0789 01 39 822. Okay. Uwo siwe Bucura? Uwo ni Bucura. Abanzirizwa nande? Na Vivensi. Izy by shop bafite imyenda y'abagore n'iy'abagabo, bafite ibakorera kwa Makuza no hepfo kuri yitwa ngo iki? Twita house gare. Kuri iratage ndende. Kuri Miki. Oya. Kakazu karekare tuwa City Tower. City Tower. Bafite amaduka abiri. Aho zagara se burafise arabizi. Babwire nimero. Yashobora ko yarahazi. Babwire nimero za Vivensi. Nimero za Vivensi ni 0782 53 13 57. Yego. Hanyuma hageze nanjye icyapa kiri hafi. Yego. Abanzirizwa na Gira Amata atanga abakozi bo mu ngeri zose. Nubu hari abantu bambwiye ko mubwira akabashakira, dufitanye gahunda mu kanya, akabashakira abakozi bo muri restaurant. Atanga abakozi b'ingeri zose, abazamu, abajardinier, abo mu rugo, ariko afite na apartment. Izina ryayo yitwa ngo ni
apartment ndumva ntara Airbnb iri kwirebero kandi nziza cyane nziza rwose abantu bagenda bakiyakira mushobora kugenda muri team ushobora kugenda ukayifata yose ushobora kugenda ugafata icyumba kimwe cyangwa mukagenda muri team mukafata hose muri ubu bunani ugomba kutujyana nayo nari ndiyo kuri Noheli aho ibesera babwire nimero zagira amata ntabwo ndi abantu bacu babyihanganire duhera kubavutse nyuma babyihanganire kubavutse nyuma niyo mpamvu twabanje Maurice tukakugezaho Vivensi tukakugezaho gira amata ikaro turarisorezaho kuko niyo mfura mu bamamaza hano yego gira amata ntabwo ndi kubona nimero ye neza hafi aha yego ariko hari niyo wambwiye yindi itari ya yindi ya 07 benshi barampamagara mu byaje ariko ubu sinyizi mu mutwe 0785 6 iyo niyo gira amata abandi barampamagara mu gihe ntaraguha za zindi z'umuhagarariye uwabanjije yagira amata gato ya ninde si Nyandwi Mathieu se Nyandwi Mathieu NM Vision Limited ni wa wundi ugura ikibanza ukamurangiraho kiri akagushakira UPI akagushakira cyangwa byo kubaka akagugura ibikoresho ku Ikaro Plaza akakwereka inzu yarangiye wowe hamagara Nyandwi 0788 53 74 9 vara ubwo mbere ya Nyandwi hasigaye mwarimu Clement Vekatu Manuel mu Bushinwa dusigaje bane kandi baracyaza okay ubwo abakurikiraho Manuel we message y'ibireba cyane abashoramari reka turamuvugira rimwe n'Ikaro Plaza tubanze mwarimu Clement na Vekatu kuko nabafite naho bahuriye imodoka umwe atanga vitamine undi agatanga perimi agafasha barukora buretse gatoya Venusta nyumve hari umukiriya umpamagaye yari Karongi ukeneye ari amavuta ya X1R ya Vekatu kandi hanze yaho Vekatu Green Tech ifite n'imashini zipima uburwayi bw'imodoka pana babakanisha agende spana buri cyuma cyose akoraho ariko asyagisha ntuza ayizonga okay banza Vekatu Green Tech Vekatu Green Tech nyine ni 0788 96 23 yego shiraho ariko kandi mwarimu Clement ntabwo mwagiye mudafite perimi mwarimu Clement ebana yigisha rimwe wishyura nyuma ukagura igitabo cyitwa ngo iki noneho nabonye akandi karusho yazanye ari ukuntu atanga amahirwe akavuga ati asigaye agira nyine package premium category niba ushaka kwiga byihuse wenda ukaba ushaka kwiga 2 ku munsi ishyuraye okay niba ushaka kwiga rimwe ku munsi nk'ibisanzwe ishyuraye kwiga kwa Clement ntago bivuna yes niba ushaka kwishyura nyuma bigenze gutya cya gitabo cye kitwa Menyu Utsinde ukigura 11 akakikugereza mu rugo cyangwa se ukajyayo ukiga iminsi 3 cyangwa hagati y'ine n'irindwi ibintu byose ukazamwishyura warangije wamize ibintu byose ubifite okay 0788 0788 48 22 kabisa okay nibyo rero dusigaje Kizigenza Manuel ntago twamuvuze oya Kizigenza ni Ikaro Kizigenza ni Ikaro Plaza yawa banza Kizigenza kuko Manuel nimero ye wayibabwira abashoramari kuko Manuel muri Granite Marble ni uruganda ruri mu Bushinwa rubaha yamabuye basasa mu gikoni akora amakontwari no mu mabanki hari banki mvuyemo nsanga niyo kontwari n'iryo buye ryo kwa Manuel muri Granite kumagishe muri Giti Bank nta banga ririmo mvuye kuri Giti Bank mahuriye n'abafana nka batatu hari n'unyemereye ko azamamaza hari n'utumye ninjira kwa manager amvara manager biza afite abashyitsi none mu bashyitsi hazamo umufana wanjye ngenda ngiye kumusuhuza nkwatira ugeze kuri manager kandi duse twemeraza ko abantu bari muri icyo cyumba cya manager bagomba kujya bakurikira Karegeya Omar Pano KOP yabaye ubumara muri Giti Bank hari nawe n'abafana nka batatu hari n'unyemereye ko azampa isoko so rero ura Giti rero ikiza nzikari y'abanyamakuru urumva rero Giti Bank Giti Bank rero nasanze yo kontwari yo kwa Manuel kontwari kuri gishe ryabuye ryo kwa Manuel bamuhamagare kuri akamenyetso ko guteranya 86
130 630 42 720. Asante sana. Mukuru rero kizigenze Ikaro Plaza. Ariko tuzarimba n'indirimbo Ikaro ku Ikaro Plaza murahasanga amakaro y'ubwoko bwose, gypsum, rangete, amarangi avanze neza, afite imashini ziyavanga, urihitiramo, ikindi baragutwaza n'ibindi bikoresho byose. Ubwo urumva ari Kerema. By the way, Ikaro Plaza niwe wampuje na Vekatu Green Tech. Wow. Hanyuma nanjye mpuza Ikaro na Nyandwi. Nabura na Kerema najya kubaka ishuri neza nawe azajya ku Ikaro Plaza. Kandi imodoka za Kerema zijya kunywa amavuta ya X1R kuri Vekatu. Urabyumva? Utavanga na hamwe natwagira ate? Abasesagura. Ku Ikaro Plaza ni imbere ya gare ya Remera uciye munsi ya station. Bahamagare kuri 0783 250 46. Aho rwose ujya Sari Motoro urabona Ikaro ni inzu yanditseho Ikaro Plaza. Inzu niyo Ikaro Plaza. Yego. Hanyuma rero tukomeze twifurize abantu kugira umwaka mushya muhire nkuko twabifurije Noheli nziza. Turi kumwe igihe cyose tuba duharanira ko bagubwa neza mu biganiro bitera imetero, ariko abakomeretswa n'ukuri bajye bihangana hari ibintu kuko ngewe gutera imetero bivuga gute? Handitse iki? Havugwa iki? Hakorwa iki? Niba rero ishyano ryatugezemo wajya mu mategeko ugasanga byanditse gutya, wajya mu note zo kwishuri ngo byanditse gutya, wajya mu madini ngo byanditse gutya, ariko turi kubana nabyo muri societe twe turabyataka. Urabyataka kuki bihari? Kubihagarika ntabwo ari gusoma umurongo wa Bibiliya, kubihagarika si ugusoma article ingingo y'itegeko, kubihagarika ni ukwigisha societe kubana nabyo. Mwanyumva? Kabisa. Ntabwo ibintu byose tuzahora duca mu byanditse. Na mbere yuko byandikwa societe nyarwanda yabagaho ikagira uko ikirarura ikemura ibibazo byayo. Mwakoze cyane. Karege. Uhagushimira ntiyabagiye kure y'ukuri. Rwose nanjye nashima. Mwakoze cyane pe.